ariko iki kintu kiri kumbera imbogamizi. ntabwo yigeze mu nyuma kuza kugaruka ashaka ubwo hasi. Oya icyambere yamwigishije gusomana birangiriraho. Oya cyari ikibazo shamureke kwimagine cyari nicyo kibazo yari afite. Iki kibazo yari afite ko ari gusomana. Ya kuko umukobwa nibyo nyine kandi yagombaga gusomana kugeza igihe wagomba kumwigisha uburyo asoma umukobwa akaba satisfied. Namwigishije nyine gusomana. Haleluya. Erega gusomana Okay, tubwire ubundi gusoma bitangira ryari bikarangira ryari? Bitangira aho ubishakiye bikarekera aho wumva utakibishakiye. Okay, ndavuga muri sex mwatangiye gukora imibonano mpuza mibiri. Iminwa ikora akazi ryari ikarangiza akazi ryari? Ngiye ku rugero rwanjye ngo ukunda iminwa yanjye ihora mu kazi. Kugeza murangije igikorwa. Yeah. Warakoze kumwigisha. Aha. Iminwa yawe ihora mu kazi. Hello. Nukuri ko Imana ngiye iyo dukundana mani nkunda touch like. Iyo ngukunda mba numva nta kurekura. Tugiye mu gikorwa cyo gushaka ubuzima. Okay, Eva. Ddumba murarangiza ryari? Turarangiza ryari Eva rukuno Eva none se hari ikintu mvuze kigukanze. Oya byose urumva tukimeze bon 100%. Ndiko biri bon kurusha uko byari bimeze. No way. Nje narakubwiye iyo ngiye gukunda umuntu cyangwa iyo ntangiye relationship cyangwa friendship aho wari uri ntahari, that's not my business. Ibi bintu tugiye gukora ni tumazana igihe kingana gute? Nk'isaha imwe cyangwa ebyiri. Eva tugiye kugenda tuve hano abantu tubasiga ibyo ngibyo batwaye. Nase ndumva urukundo rwe ko ruri ku mugaragaro. Duri? Ko ruri ku mugaragaro. Bazakubaga kurenga. Nese ntiwavuze ko ukunda urukundo ruri ku mugaragaro. Okay, baramaze kuba urukundo. No process. Now I process. No process ntago ari byiza ngo abantu bazibone. Okay, nabyoroheje Ddumba reba WhatsApp yawe. No way. Yeah. Nabyoroheje. Ngiye nakunze ko mwahabize mwaganiriye. Twaganiriye? Yeah, check your WhatsApp. WhatsApp. Rega nuko twari tuganiriye ejo kiriruka. Abo. No, ejo byari deep cyane noneho byari nge nawe like na undi muntu wari uhari. It was me and you. It was we time. We time. But father namubwiye God. Wowe ntabwo njya nkwemera. Byarananiye kumwemera. Abantu bajya bamwemera bakamuha gift universe barazimuhaye ibintu byose barazimuhaye. Yabonye n'ibikobwa n'ibiki byose namubwiye ati kugira ngo wowe nkwemere. Eva go kandi ubigezemo uruhare. Eva reba WhatsApp yawe. Ubu godi nzahita mvuga ati God ufite icyo umaze ku isi ahubwo ni urarenze. Okay. Igikuri mana igikuri ko ndimo ndagitinya igikuri wowe. Igikuri. Eva. Ikintu kimbuza nawe ntubaga neza iyo ndi kugukoma ndatekereza ari ikintu tugiye kujyamo ariko se ubundi Ddumba muri yacu joininze kabakubita muri babiri. Hehe. Tugende. Weya. Muri game muri za game zanyu za nutsa. Ya ibi bintu tujye tubigane noneho tukine truth or dare muri game. Ego. Nibwo agiye kutubwira uburyo arimo turisamu noneho. Turamudaringa du. The last time I played truth or dare was yari.
yanjye nkunda truth or dare. The last time I played So Truth or Dare, ubu Eva tugiye gukina truth and dare. Nibwo No, abantu abantu ngiye baryohewe. baransindisha kugira ngo mvuge ntago ari byo. Oya. Ubu ugiye kumfunguza kamera. Ego ni urucabana. Okay. Truth or Dare. Byanga iyo inshuti zanjye zigiye mu rukundo ndabyanga kandi birambangamira. Kuko uba usanga umukobwa anyizera n'umuhungu anyizera buri wese ake-expectinga ko ndi mu ruhande rwe kuruta uko ndi mu rundi. Niyo mpamvu nahise kuba inshuti n'igikuri. So ukuntu byagenze nari inshuti n'umukobwa cyane ariko n'umuhungu akaba umujama wanjye. Umunsi umwe araza arambwira ngo arankeneye cyane nzamuhereza umwanya tuganire. Umuniga. Ariko umukobwa akajya yirirwa arekarama akambwira ati njyewe nkunda uyu musore ariko dupfa ko atazi gusomana. Umukobwa. Ati ndabona subizi gute ngo yansomyeho gatoya ngo duhita turekanga ariko ndabizi ko atazi gusomana. Noneho umukobwa akajya yirirwa birekarama turi nko mu kuganira akajya avuga ngo njyewe umuhungu utazi gusomana nta kintu twavugana. Noneho wa muhungu ageraho afiringa guilty. Ariko arambwira kubera iki kuba ngiye kuruzinga umukobwa nkunda ni kubera ntazi gusomana. First of all abo bantu barabana babyaye Yo guys, tap the screen batangiye kumabona ngiye mutapinga screen. Man, ni gute abantu 500 turi ku bihumbi 100. Can you tap fucking tap the screen? Abantu mwahangaha mwabaye mute. Komeza Eva. Bari kuri story. abantu ndi kuvuga aka kanya barabanye babyaye n'umwana. Nibaza kukumenya bakakurakarira. Oya ntago bandakara mw'abantu mwe sinavuze izina ryanyu. Nahuye n'abantu benshi. Noneho umuhungu yaje nyine kumbwira ati ndagushaka wenyine ndakwinginze nta kintu kindi tugiye gukora ndagira ngo nkuganirize ibyanjye n'uyu musiste hari ikintu nshaka kukubwira. Ndamwa okay tugenda ahantu ku kabari nyine gufata akafanta tuganire. Arangije arambwira ati mfite ikibazo kandi tugomba kuva hano tubonye umuti nge nawe. Ntabwo nzafata ikibazo cyanjye ngo nkijyane kundi muntu utazi situation yanjye n'umugirlfriend wanjye. Umugirlfriend wanjye mfite ubwoba kagiye kunyanga kubera kutamenya gusomana. Ndamubwira okay ndabizi yarabimbwiye ahora bivuga twese turi kumwe. Umuhungu aranyerurira arambwira ati nta kundi kuntu dufite kubigenza I don't wanna lose her. Please teach me how to kiss. Niba ari ikintu nzi gukora mu isi nzi kumanika agati nicaye. Uzi kumanika agati wicaye? Nzi kwijugunya mu byago ahantu hose ari ibyago niho nshyira amazuru. Umuhungu ashaka mwigishe ikintu azajya gukorera undi mukobwa. Harimo hano hanze abantu bafungutse mu mutwe avuga ati kabone nubwo ntabizi ariko ndashaka kubimenya kubw'uyu muntu. Kandi sinamubwira ngo nyigisha gusoma n'umukobwa yari hejuru cyane yari akerebutse kurusha uwo mutipe. Ariko arambwira please Eva uko biri kose urandusha ako ngako ndusha ndagashaka. Uwo muniga arambwira ati nushaka unca amafaranga niwumbaze details. Ikintu gihari nigishije uwo mutipe gusomana. Ntabwo byarangiye aho ngaho Eva. No naramwigishije nyine yari umushuti wanjye kandi bagiraga urukundo like uwo muhungu yaturukaga mu muryango mwiza ariko nyine uburyo bw'uburaya ari bwadafite cyangwa uburyo bwo kuba Eva, I need your help. No, nyine akambwira ati mbabarira unyereke umunsi wa mbere ukuntu nzamwaprochinga uburyo nzabigenza uburyo nzamusoma. Nshaka basi yemere ko nzi gusoma.
uramwigisha ya ndamwigisha nyine nanjye nk'umukobwa